Ndagushuje mwene data ukundwa duhuriye kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato. Ndakuramutsa kandi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami Imana bibane nawe. Dukomeje cya kiganiro twatangiye isabato mu bihamya, ikiganiro turebera hamwe uko kuri ku isabato kwahamijwe mu bihamya Imana yahaye itorero ryayo binyuze mu mwuka w'ubuhanuzi. Uyu munsi tugiye gukomeza muri cya gitabo abakurambere n'abahanuzi, turarebera hamwe igice cya 27 gifite insanganyamatsiko ivuga ngo Abisirayeli bahabwa amategeko. Igitabo mfite ni uguhera ku ipaje ya 201. Dusome. Abisirayeli bahabwa amategeko. Hashize igihe gito bari mu mahema yabo kuri Sinayi, Mose yahamagariwe kujya mu mpinga y'umusozi kugira ngo ajye kuvugana n'Imana. Yazamutse inzira y'ibihanamanga wenyine, maze yegera igicu cyagaragazaga ko Yehova ari aho hantu. Ubwo rero Abisirayeli bagombaga kugirana isano ya hafi kandi y'umwihariko n'isumba byose, ndetse nk'itorero n'ishyanga bagombaga gushyirwa munsi y'ubuyobozi bw'Imana. Ubutumwa Mose yahawe ngo abushyikirize abantu bwari ubu ngo: mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa, kandi uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu nkabizanira. None nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko. Batoranyije mu mahanga yose kuko isi yose ari iyanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Mose agarukaho bari babambye amahema, maze ahamagara abakuru b'Abisirayeli basubiriramo ubutumwa Imana yamuhaye. Baramusubije bati: ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Uko niko bagiranye isezerano rihamye n'Imana, barahirira kuyemera nk'umutegetsi wabo, kandi kubw'iryo sezerano bahinduka mu buryo bw'umwihariko abagengwa nayo. Mose yongeye kuzamuka umusozi, maze Uwiteka aramubwira ati: dore ndaza aho uri, ndi mu gicu gifatanye kugira ngo abantu bumve mvugana nawe, maze bakwemera iteka ryose. Igihe bahuraga n'ingorane mu nzira, Abisirayeli bivovoteraga Mose na Aroni, ndetse bakabashinja ko babakuye mu Misiri kugira ngo babarimbure. Imana yashaka kubahiriza Mose imbere yabo kugira ngo babashe kugirira icyizere amabwiriza yabahaga. Mu rwego rwo kwerekana imiterere itagereranywa y'amategeko yayo, Imana yagambiriye kuyavuga mu buryo budasanzwe, buteye ubwoba. Abisirayeli bagombaga gusobanukirwa ko ikintu cyose cyerekeranye n'umurimo w'Imana kigomba kubahwa mu buryo bukomeye. Uwiteka yabwiye Mose ati: jya ku bantu ubeze none n'ejo, bamese imyenda yabo, uwa gatatu uzasange biteguye, kuko ku munsi wa gatatu Uwiteka azamanukira imbere y'ubwo bwoko bwose ku musozi Sinayi. Muri iyo minsi hagati aho, abantu bose bagombaga kumara igihe bitegura bikomeye kujya imbere y'Uwiteka. Imibiri yabo n'imyenda yabo byagombaga gukurwaho umwanda wose, kandi igihe Mose yashoboraga kwerekana ibyaha byabo, bagombaga kwitanga bakicisha bugufi, bakiyiriza ubusa kandi basenga, kugira ngo imitima yabo yezwemo gukiranirwa. Imyiteguro yakozwe nk'uko byategetswe, kandi mu rwego rwo kubahiriza andi mabwiriza, Mose bategetse ko ku musozi hashyirwa urubibi, kugira ngo hatagira umuntu cyangwa itungo bikandagira aho hantu hihariye. Iyo hagira umuntu cyangwa itungo bihangara gukandagira aho hantu, igihano cyagombaga kuba urupfu rw'ako kanya. Mu gitondo cy'umunsi wa gatatu, ubwo amaso y'abantu bose yerekeraga ku musozi, impinga yawo yari itwikiriwe n'igicu cya rukokoma cyarushagaho kugenda cyirabura. Cyaramanukaga kugeza ubwo umusozi wose utwikirwa n'umwijima n'urwijiji. Hanyuma humvikanye ijwi ry'ihembe rihamagarira abantu gusanganira Imana, maze Mose ayobora abantu berekeza munsi y'uwo musozi. Imirabyo irabiriza muri cya gicu gifatanye, mu gihe urusaku rw'inkuba rwumvikanaga mu misozi izengurutse aho. Umusozi Sinayi wose ucumba umwotsi, kuko Uwiteka yawumanukiyeho aje mu muriro. Umusozi wose utigita cyane. Mu maso y'iyo mbaga yari iteraniye aho, ikuzo ry'Uwiteka ryari rimeze nk'umuriro ukongora mu mpinga y'umusozi. Ijwi ry'ihembe rirenga cyane rirumvikana. Ibimenyetso by'uko Yehova ari aho hantu byari biteye ubwoba, ku buryo Abisirayeli bagize ubwoba, bahinda umushyitsi, maze bikubita imbere y'Uwiteka bubamye. Ndetse na Mose yaravuze ati: mfite ubwoba cyane, ndahinda umushyitsi, nk'uko tubisanga mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 21. Noneho inkuba ntizongera gukubita, ihembe ntiryongera kumvikana, isi ntiyongera gutigita. Habayeho umwanya w'ituza ryinshi,
maze noneho ijwi ry'Imana rirumvikana. Uwiteka avugira muri wa mwijima ukomeye wari umukikije ubwo yari ahagaze ku musozi akikijwe n'abamarayika, maze atanga amategeko ye. Mu gusobanura uko byagenze, Mose aravuga ati, Uwiteka yaturutse kuri Sinayi, yabarasiye aturutse kuri Seyiri, yabaviriye aturutse ku musozi wa Parani, ava hagati mu bera inzovu nyinshi, buryo bwe haturuka umuriro w'amategeko ye arawuboherereza. Ni ukuri akunda amahanga, abera be bose bari mu kuboko kwe, bicaye imbere y'ibirenge byawe. Umuntu wese wo muri bo azemera amagambo yawe. Ni amagambo dusanga mu Guteka kwa kabiri igice cya 33 umurongo wa 2 ndetse n'uwa 3. Yehova yigaragaje ubwe atari mu gitinyiro cy'umucamanza utanga amategeko gusa, ahubwo yanigaragaje nk'umurinzi w'umunyampuhwe w'ubwoko bwe muri aya magambo. Aravuga ati, ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Uwo bari baramenye ko ari umuyobozi n'umucunguzi wabo, we wari warabakuye mu Misiri akabacisha hagati mu nyanja kandi agatsinda Farawo n'ingabo ze, we wari wariyerekanye ko ubwe asumba ibigirwamana byo mu Misiri, niwe noneho watangaga amategeko ye. Amategeko ntiyavuzwe icyo gihe kubw'inyungu z'Abaheburayo gusa. Imana yabahaye icyubahiro ubwo yabagiraga abarinzi ndetse n'ububiko bw'amategeko yayo, ariko amategeko yagombaga gufatwa nk'umurage wera ugenewe isi yose. Ibisabwa n'amategeko 10 bishobora gukurikizwa n'abantu bose, ndetse byatangiwe kugira ngo byigishe kandi biyobore abantu bose. Amategeko 10 yavuzwe mu magambo make yumvikana kandi afite ubutware, avuga inshingano umuntu afite ku Mana no kuri bagenzi be, kandi byose bishingiye ku ihame remezo rikomeye ry'urukundo. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Amagambo aboneka muri Luka igice cya 10 umurongo wa 27. Soma no mu Guteka kwa kabiri igice cya 6 umurongo wa 4 n'uwa 5, no mu Bare w'igice cya 19 umurongo wa 18. Mu mategeko 10 aya mahame avugwa mu buryo burambuye kandi ahuje n'imibereho y'umuntu n'ibyo ahura nabyo. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Yehova Imana ihoraho yibeshejeho, itararemwe, yo soko n'umugenga w'ibintu byose, niwe wenyine ukwiriye guhabwa icyubahiro cy'ikirenga kandi agasengwa. Umuntu abujijwe guha ikindi kintu icyo ari cyo cyose umwanya wa mbere mu rukundo rwe ndetse no mu byo akora. Ikintu cyose dukundwa akaza kiganisha kugabanya urukundo dukunda Imana cyangwa kikaba inkomyi mu murimo tugomba kuyikorera, bene icyo kintu tuba tukigize ikigirwamana. Ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere. Itegeko rya 2 ribuzanya gusenga amashusho n'ibindi bisa bityo bigasimbuzwa Imana. Amahanga menshi y'abapagani yavugaga ko amashusho yabo asengwa ari ibimenyetso byoroheje bifashisha gusenga Imana. Nyamara Imana yavuze kuko gusenga ari icyaha. Kugerageza kwerekana Imana ihoraho hakoreshejwe ibintu bifatika bicisha bugufi ko umuntu yumva Imana. Intekerezo z'umuntu zakuwe ku butungane butagerwa bwa Yehova zishobora kwerekezwa ku kiremwa aho kwerekera ku Muremyi. Uko uburyo umuntu yumva Imana bicishijwe bugufi niko umuntu nawe atagaciro, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Isano ya hafi kandi yari Imana ifitanye n'abantu bayo igaragazwa mu ishusho yo gushyingirwa. Ubwo gusenga ibigirwamana ari ubusambanyi mu by'umwuka, birakwiriye yuko urwango Imana ibifitiye rwakwitwa gufuha. Nkora abana gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Nta kabuza ko abana bagerwaho n'ingaruka ziba ababyeyi babo bakoze, nyamara ntibahanirwa ibyaha by'ababyeyi babo, keretse gusa bagize uruhare mu byaha by'ababyeyi babo. Icyakora kenshi bijya bibaho ko abana bagera ikirenge mu cy'ababyeyi babo. Kubw'umurage no kubabera icyitegererezo, abana bashobora gufatanya n'ababyeyi babo mu byaha byabo. Ingeso mbi, kubatwa n'inda nini no kwiyandarika ndetse n'indwara z'umubiri no gusigingira byandura nk'umurage biva ku mubyeyi bijya ku mwana kugeza kubuzukuruza n'ubuvivi. Uku kuri guteye ubwoba kwari gukwiriye guha abantu imbaraga zo kwirinda kujya mu nzira z'ibyaha. Nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye.
mu kubuza abantu kuramya ibigirwamana. Itegeko rya kabiri ribategeka kuramya Imana nyakuri. Abantu b'indahemuka mu murimo wayo basezeranirwa imbabazi, atari kubuzukuruza n'ubuvivi nk'uko bigenda ku muvumo ukurikirana abanga Imana, ahubwo ni ukugeza ku buzukuruza babo b'ibihe igihumbi. Amen. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Iri tegeko ntiritubuza gusa kurahira Imana, kurahira ibinyoma ndetse no gupfa kurahira, ahubwo rinatubuza gukoresha izina ry'Imana mu buryo bworoheje bw'imikino ntacyo twitayeho, tutazirikanye ubusobanuro bwaryo bukomeye cyane. Dusuzugura Imana binyuze mu kuyivuga tutabitekerejeho mu biganiro bisanzwe, mu kuyivuga mu bintu bidafite agaciro, ndetse no guhora tuvuga izina ryayo tutabikuye ku mutima. Izina rye ni iryera, ni iryo kubahwa. Abantu bose bakwiriye gutekereza ku gitinyiro cy'Imana, ubutungane n'ubuziranenge bwayo, kugira ngo umutima ubashe gusobanukirwa kamere yayo ikomeye, kandi izina ryayo rizira inenge rikavugwa ryubashywe kandi mu kuri. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 ujye ukora aba ariyo ukoreramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Sabato ntimenyekanishwa nk'aho ari umuhango mushya, ahubwo yabayeho mu irema. Igomba kwibukwa no kubahiriza nk'urwibutso rw'igikorwa cyo kurema. Yerekana Imana nk'umuremyi w'ijuru n'isi, itandukanye Imana nyakuri n'ibigirwamana. Abantu bahiriza umunsi wa karindwi muri iki gikorwa baba bagaragaza ko baramya Yehova. Bityo rero isabato ni ikimenyetso cy'uko umuntu ayoboka Imana igihe cyose nta wundi muntu ku isi uyikorera. Itegeko rya 4 niryo ryonyine mu mategeko 10 ribonekamwo izina n'icyubahiro by'uwatanze amategeko. Niryo ryonyine ryerekana ubutegetsi bw'uwatanze amategeko. Kubw'ibyo rero ririmo ikimenyetso cy'Imana yashyize ku mategeko yayo nk'igihamya cy'uko ari ukuri kandi ahamye. Imana yahaye abantu iminsi 6 bagomba gukoreramo imirimo, kandi isaba ko imirimo yabo ikorwa mu minsi 6 y'imirimo. Bikorwa bituma ubuzima bw'umuntu budahagarara, ndetse n'imirimo y'ubugiraneza biremewe ku isabato. Abarwayi n'abababaye bagomba kwitabwaho igihe cyose, ariko imirimo itari ngombwa ikwiriye kwirindwa bikomeye. Umuhanuzi Yesaya igice cya 58:13 aravuga ngo, nuhindukira ntukandagire isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero. Umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icyubahiro, ukawubaha ndetse ntubikigenge, ntubishakire ibyo kwinezeza. Ntabwo ibyo tubuzwa birangiriraho, ahubwo umuhanuzi akomeza avuga ati, ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe. Abantu baganira ibyerekeye iby'inyungu zabo cyangwa bagakora cyangwa bagategura gahunda zabo zisanzwe ku munsi w'isabato, bafatwa n'Imana nk'aho bari muri ibyo bikorwa nyirizina by'inyungu zabo. Mu rwego rwo kweza isabato, ntidukwiriye no kwemerera intekerezo zacu kurangarira mu by'isi. Ndetse iri tegeko rivuga rireba n'abantu bose bari mu ngo zacu. Abo tubana mu rugo bakwiriye kureka imirimo yabo y'isi mu masaha yera. Bose bakwiriye gufatanyiriza hamwe kubaha Imana, babikoranye ubushake ku munsi wayo wera. Wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ababyeyi bakwiriye gukundwa no kubahwa mu rwego undi muntu wese atagezaho. Imana ubwayo yabahaye inshingano yo kwita kuri abo bana baragijwe. Yagennye ko mu myaka ibanza y'ubuzima ababyeyi bazaba mu cyimbo cy'Imana ku bana babo. Bityo umuntu utumvira ubutware butunganye bw'ababyeyi be aba yirengagije ubutware bw'Imana. Itegeko rya 5 ntitegeka abana kuba ababyeyi no kubumvira gusa, ahubwo bibategeka no kubakunda kandi bakabagirira impuhwe, bakaborohereza imiruho, bakarinda icyubahiro cyabo, bakabafasha kandi bakabahumuriza mu zabukuru. Itegeko risaba no kubaha abagabura n'abategetsi ndetse n'abandi bantu bose Imana yahaye ubutware. Intumwa Pawulo aravuga ati, iri ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano. Ku Bisirayeli bari biteze kwinjira muri Kanani, yari indahiro y'uko bazumvira by'igihe kirekire muri icyo gihugu cyiza. Nyamara kandi iryo tegeko rifite ubusobanuro bwagutse, hakuyemo na Isirayeli y'Imana, ndetse ritanga isezerano ry'ubugingo buhoraho mu isi izaba itakirangwamo umuvumo w'icyaha. Amen. Ntukice,
ibikorwa byose bigendereye gukuraho ubuzima mbere y'igihe, umwuka w'urwango no guhora, cyangwa guha intebe icyifuzo cyose kigamije kugira abandi nabi, cyangwa igitekerezo kidutera kwifuza kugira nabi, kuko umuntu wese wanga mwene se aba ari umwicanyi, kwihugiraho ntitwite ku bakene cyangwa abababaye, gukabya mu kwita ku mibiri k'uburyo bwose, cyangwa kwihotora bitari ngombwa, cyangwa imirimo irenze urugero yakwangiriza ubuzima. Ibyo byose ni ukwica itegeko rya 6 ku rwego runaka. Ntugasambane. Iri tegeko ntiribuzanye ibikorwa byo kwiyandarika gusa, ahubwo ibitekerezo n'ibyifuzo by'irari, cyangwa igikorwa icyo ari cyo cyose kigamije gukangura ibyo bitekerezo n'ibyifuzo. Ubutungane ntibusaba gusa mu mibereho igaragara inyuma, ahubwo no mu migambi no mu marangamutima. Kristo wigishije iby'amategeko y'Imana asaba byagutse, yavuze yuko igitekerezo kibi cyangwa ijisho ribi mukuri ari icyaha nk'igikorwa kitemewe n'amategeko. Ntukibe. Byaba ibyaha byo kwiba mu ruhame cyangwa rwihishwa, byose bizanwa muri iri tegeko. Itegeko rya 8 riciraho iteka kwiba abantu no gucuruza abaretwa, ndetse rikanabuzanya intambara zo kwigarurira uturere tw'ibindi bihugu. Riciraho iteka ubusambo n'ubujura, risaba kuba inyangamugayo mu tuntu duto uko tungana kose mu mibereho yacu. Rivuga ko uburyo bwose bwo kugerageza kwishakira inyungu binyuze mu bujiji, intege nke cyangwa ibyago by'abandi byandikwa mu bitabo byo mu ijuru ko ari ubujura. Ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Kubeshya mu buryo ubwo ari bwo bwose, kugerageza kose, cyangwa kugambirira kuriganya mugenzi wawe, byose bikuye muri iri tegeko. Kugira umugambi wo kwibeshya nibyo bigize uburiganya. Kwica ijisho, kurembuza, gutanga ubutumwa runaka ukoresheje mu maso, bishobora kubeshya rwose nk'uko amagambo yabigira. Gukabya inkuru y'ukuri ubigambiriye, kuvuga ukoresheje amarenga kose ugamije kuvuga ibinyoma cyangwa gukabya, ndetse no kuvuga ibiriho ariko mu buryo bwayobya. Ibyo byose ni ukuvuga ibinyoma. Iri tegeko ribuzanya umuhati wose umuntu yakoresha kugira ngo aharabike mugenzi we akoresheje kumuvuga uko atari, cyangwa kumukeka ikibi no kumuvugaho ibinyoma, ndetse no kwanga kuvuga ukuri ubigambiriye ku buryo byagirira abandi nabi. Ibyo nabyo ni ukwica itegeko rya 9. Ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu we, cyangwa umuja we, cyangwa inka ye, cyangwa indogobe ye, cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Itegeko rya 10 rikora ku muzi w'ibyaha byose, kuko ribuzanye icyifuzo cyo gukurura wishyira, ari nacyo soko y'igikorwa cy'icyaha. Kubwo kumva itegeko ry'Imana, umuntu wirinda guha intebe kwifuza kubi gushingiye mu kwifuza iby'abandi, ntazacirwaho iteka ryo kugirira nabi mu bagenzi be. Amen. Ayo niyo mabwiriza yera yo mu mategeko 10 Imana yavuze inkuba zihinda, imirabyo irabya, ndetse hanabaho kwigaragaza gukomeye kw'imbaraga n'igitinyiro by'Imana ikomeye yitanga amategeko. Gutangaza amategeko yayo, Imana yabigeretseho kwigaragaza kw'imbaraga n'ikuzo byayo, kugira ngo abantu be kuzigera bibagirwa ibyo, kandi ngo babashe gucengerwa no kubaha uwashyizeho amategeko, Muremyi w'ijuru n'isi. Yashakaga kandi kwereka abantu bose kwera, agaciro ndetse no kudahinduka no guhoraho kw'amategeko yayo. Abisirayeli bahinze umushyitsi kubera ubwoba. Imbaraga zikomeye cyane zari mu magambo y'Imana zari zirenze iz'imitima yabo yahindaga umushyitsi yashoboraga kwihanganira. Kuko ubwo amategeko atunganye y'Imana yashyirwaga imbere yabo, basobanukiwe ububi bukomeye bw'icyaha kuruta uko batigeze babisobanukirwa, ndetse basobanukirwa n'ububi bwabo imbere y'Imana izira inenge. Kubera ubwoba no gutinya, bahinze umushyitsi bitarura uwo musozi. Iyo mbaga y'abantu yatakiye Mose iti, bari wowe utubwira niho turi bwumve, ariko Imana ye kutubwira tudapfa. Mose yabasubije ati, nimuhumure kuko Imana izanywe no kubagerageza, no kugira ngo gutera ubwoba kwayo guhora imbere yanyu mudakora icyaha. Nyamara abantu bahagaraye kure, bitegereza ibyabaga bafite ubwoba, mu gihe Mose we yigiye hafi y'umwijima w'icuraburindi aho Imana yari iri. Imitima y'abantu yari yarahumishijwe kandi iheneberezwa n'uburetwa n'ubupagani. Ntabwo yari yiteguye kwakirana ubwuzu amahame yagutse mu mategeko 10 y'Imana. Kugira ngo iby'amategeko 10 asaba bibashe kumvikana neza kandi bishimangirwe,
hatanzwe andi mabwiriza y'inyongera arushaho gusobanura no kumvikanisha amahame y'amategeko 10. Ayo mabwiriza yiswe amateka kubera impamvu ebyiri: ni uko yateguwe mu buhanga butagerwa, kandi abacamanza bagombaga guca imanza bayakurikije. Ubwo natwe Imana yemeye ko tugerwaho n'uyu muburo ndetse tukagerwaho no kwera kw'amategeko y'Imana, reka twisuzume ubwo amategeko abereho kumenyekanisha icyaha, kugira ngo umuntu wibonye w'icyaha asange Kristo amubarira ibyaha bye. Reka natwe twirebere muri iyo ndorerwamo ijuru ryatanze, maze twihutire kujya kuri Kristo watanzwe. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Reka njye nawe turusheho kwizera Kristo Yesu ukiza mu tubabarira ibyaha. Niko gusenga kwanjye nisabira nawe ngusabira mu izina ry'umwami wanjye Yesu. Amen. Nagusabyuza